Ibi byiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye, ndabasuje nongeye kubifuriza kugubwa neza, nongera no kubaha ikaze hano kuri Region Info. Uyu mugoroba wa tariki 14 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2025, ni umwaka turimo tugenda tugana ku musozo wawo twitegura kwinjira muri 2026. Mugoroba rero tukaba tugiye gufata izi mikoro za Region Info tuzerekeze mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu bice birimo Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Dutotore kandi turebe akantu ku kandi ibyakomeje kugenda birangwa hano muri ibi bice ku mirwano yumvikanye mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri teritwari ya Fizi, yaba muri teritwari ya Uvira ndetse n'imbere indani mu mujyi wa Uvira. Turareba kandi kuri politike y'akarere hagati y'u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse kandi turanyarukira ku bijyanye n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutangaza. Ububiligi bwaba bwongeye gutanga ubufasha bukomeye cyane ndetse bugaragaza ko butaza guhwema no kudohoka mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa butarabona intsinzi mu ntambara bahanganyemo n'ubutegetsi bwa Kigali. Amakuru aremeza yuko kuri uyu munsi wa none imirwano yongeye kuba yasubukurwa hagati y'amatsinda arimo umutwe wa 23 ndetse nayo bifatanya. Ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo buvuga ko aya matsinda ya 23 ashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda mu misozi miremire yo muri teritwari ya Fizi. Hagaragaye rero ugutirika kw'intwaro ziremereye cyane ubwo zarasaga urusaku rwumvikanye kandi rukaba rwumvikaniye hejuru, bigaragaza intwaro ziremereye cyane. Bivuga ko agace bita Makobola, aka gace kakaba gaherereye muri kilometero 7 mu majyepfo y'umujyi wa Uvira, akaba ari humvikanye imirwano. Prito ntabwo ari umujyi wa Uvira, ni mu majyepfo ya Uvira, twumvikane neza. Ni agace gaherereye muri kilometero 7 mu majyepfo ya Uvira. Aka gace ntabwo kabarizwa neza rwagati, ntabwo twavuga ko kari muri Uvira, ni agace ko ku nkengero za Uvira. Iyi mirwano rero ikaba yumvikanye, bivuga ko atari aka gace konyine gusa, ahubwo aho bita Rwanga hagati na Uvira ndetse n'aho bita Makobola habaye ikintu bita isibaniro za Nyamugigima, ibiripuko n'imigundano, byose bikaba byumvikanaga muri ibi bice. Urugamba rutoroshye cyane rwakomeje kugenda rwumvikana, rwavuzwemo impfu nyinshi kubo mutwe wa 23 nk'uko byagarutswe cyangwa se byavuzwe nabo mu matsinda ya Wazalendo bagaragaye muri imirwano, ubwo bari barimo gufatanya n'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse bivuga ko na FARDC, igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bongeye gusubira mu mirwano muri iyi zone. Aka gace rero ka Makobola kakaba kumvikanyemo ikintu bita imiripuko na za Nyamugigima, mu gihe abatuye utu duce basabye ko iyi mirwano ikomeje gusatira ibice yahagarikwa cyangwa se yahagarara. Ibi biraturuka kuko bavuga ko mu by'ukuri bagiye babona ibyagiye biba mu duce tugiye dutandukanye twakomeje kugenda tubiramo imirwano, ndetse bakavuga ko batifuza ko ibyo bikorwa nk'ibyo ngibyo cyangwa se amahano n'amarorerwa nk'ayo ngayo yabageraho. Andi makuru yakomeje kugenda amenyekana naho bita Kisekezi. Aha rero naho habaye mu by'ukuri ibyo twakwita amabara cyangwa se amahano ku makuru ari kutugeraho, garagaza ko situation y'ibyahabaye naho itoroshye. Iyi nambara ya 23 yongeye gusubukurwa, nubwo iyi mirwano yongeye gusubukurwa ibaye mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze iminsi bugaragariza umuryango w'abibumbye ndetse na Amerika mu nama iherutse guterana mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano mu nama mpuzamahanga, bamaganye iki kibazo cy'intambara ndetse n'imirwano ikomeje kwaduka no kugaragara mu bice bigiye bitandukanye. Kuri ubu inyeshyamba za 23 ibitero zagabye ngo zari zigamije kwigarura ndetse no kwegekaho aka gace ka Makobola, bagafataho bita Kisekezi kugira ngo bashimangire uburyo bwo kwerekeza muri Uvira. Ni mu gihe kandi amakuru avuga ko izi nyeshyamba zageze muri ibi bice kandi ngo mu bigaragara bari bafite intego y'icyerekezo cyo kwerekeza aho bita Pemba, kugira ngo mu by'ukuri bizabafashe kugera muri utu duce twa Sima ndetse n'aho bita Mboko. Ariko FARDC n'Abazalendo bafashe icyemezo gikomeye cyane. Iki cyemezo nta kindi cyemezo bafashe, nta n'ubundi buryo bagombaga kubikoramo. Bafashe icyemezo cyo guhagarika urugendo rw'inyeshyamba zo mutwe wa 23 zifuza kwerekeza mu duce turimo Sima ndetse na Mboko baciye anga Bemba, nyuma yo guturuka bita Kisekezi ndetse no bita Makobola. Hiriwe habera imirwano kuri uyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2025. Iyi ntambwe izi nyeshyamba zifuza gutera cyangwa se kugeraho muri utu duce two muri teritwari ya Fizi
ni ingenzi cyane kuri uyu mutwe. Mu bigaragara ni uduce turi strategique, ni amayira akomeye cyane yo kugeza ku ntsinzi izi nyeshyamba zifuza ari Uvira. Gusa nanone kugeza uyu munsi uyu mujyi wa Uvira urarinzwe ku buryo bukomeye cyane, mu gihe kandi ibice birimo Tanganyika na Crimea nabyo hari ubwoba ko iyi Uvira iramutse ifashwe n'izi nyeshyamba za 23 ijana ku ijana 100%, nta kindi cyahita gikurikira nuko utu duce turimo Crimea na Tanganyika natwo nta mutekano twaba dusigaranye. Bivuze ngo natwo twahita twongera kubisobanura ry'imirwano nk'uko ifatwa rya Bukavu ryatanze igisobanuro gikomeye cyane ku ibura ry'umutekano, amahoro, umudendezo kuri uyu mujyi wa Uvira, mujyi wa kabiri ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Bikomeje kumenyekana ko mu by'ukuri ibyagiye biba mu duce tugiye dutandukanye turimo Bunagana mu mwaka wa 2022 ahagana mu mwaka wa 2021. Mu by'ukuri izi nyeshyamba zongeye kwizirika ndetse zigaragaza ko ziri kwizeza abaturage umutekano nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bubivuga. Bukaba bwamaganye rero abaturage bari gukorana cyangwa se bari ku ibyitso by'uyu mutwe. Kugeza uyu munsi ingabo z'u Burundi ngo zikaba zikambitse mu nkambi zigiye zitandukanye, ariko kandi izi ngabo z'u Burundi zikanongera kugaragara mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru mo Beni ndetse na Walikale. Hakaba hasabwa ingufu ndetse n'izindi mbaraga zose zishoboka mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka kugira ngo habeho ko ibi bice byaguma mu maboko ya guverinoma. U Burundi rero bukaba bwasabwe umusada n'abarimo abaturage muri ibi bice mu guhagarika amatsinda ya 23. Ni imirwaniro ikomeje. Ikibazo cy'umutekano w'Uburasirazuba bwa Kongo cyakomeje rero kuri iki cyumweru tariki 14 nyuma y'uko kuwa gatandatu tariki 13 Kuboza amakuru avuga ko mu by'ukuri hari ubwato bwa moteri bwaguye mu kiyaga cya Tanganyika. Ni inkuru rwose mbi yaje kumenyekana muri Mboko ku kirwa gito cyitwa Burumba. Ubwato bwari bupakiye abantu barenga 300 bivuga ko bari bahunze berekeza Burundi nyuma y'uko inyeshyamba zo mutwe wa 23 zigeze muri Uvira, ndetse ababivuga bagahamya ko ngo izi nyeshyamba ziri gufashwa n'u Rwanda. Imirambo irenga 20 yamaze gukurwa muri icyo kiyaga, harimo abana ndetse n'abagore. Ubushakashatsi buracyakomeje ndetse n'iperereza kugira ngo hamenyekane niba nta bandi baturage cyangwa se niba nta bandi babashije kuba baruhama babaruhore cyangwa se babakuremo imibiri yabo, kuko kugeza kuri isaha ntabwo nkeka ko niba ibintu byabaye ku wa gatandatu kugeza kuri isaha ku cyumweru abo baturage baba baruhamye baba bakiri bazima. Imirambo 20 niyo imaze kurohorwa, ndetse abo bari bageze hafi rwose nabo bita Mboko, ni na kamwe mu duce twavuze inyeshyamba za 23 zifuza gukoresha, ngira ngo nuko babona ko utu duce turi gusohokeramo bamwe mu baturage, dore ko Uvira bivugwa neza ko imaze gusohokamo abaturage ibihumbi n'ibihumbi, ndetse bikagaragaza mu by'ukuri ishusho mbi kuko bihabanye n'ibyo 23 yifuza. Buriya mwabantu mwe mutazagira ngo uyu mutwe wa 23 ntago uba wifuza ko uduce ugezemo abaturage barimo bavamo, kuko abaturage barimo bavuyemo bigaragaza ko ubwo nta neza y'izo nyeshyamba. Bo rero bashaka gukoresha triki yari yose ishoboka kugira ngo abaturage bagume muri ibyo bice, kuko mu by'ukuri izi nyeshyamba iyo zirwana murabisiko na kindi kintu bongeye gutangaza cyangwa se bagaragaza kugeza na n'uyu magingo aya ni ukugaragaza ko barimo barwanya uburenganzira bw'abaturage. Ubwo se mu gihe urwana n'abaturage bahagera bakaguhunga, nkeka ko byaba bidasobanutse. Amazu arenga 25 muri Fizi, agace bita Ibaraka, yasahuwe. Ubujura bukomeye cyane bwakozwe n'abitwaje intwaro bataramenyekana, kandi ngo bwakozwe n'ingufu zikarishye. Nkwibutsa ko utu duce tumaze iminsi turimo amatsinda ya Wazalendo ndetse na FARDC ingabo z'igihugu cya leta ya Kongo, ariko kandi ntabwo biri kuvugwaho rumwe kuba bakoze ibi bikorwa, niba ari FARDC, niba ari Wazalendo, cyangwa se niba ari abinjiye muri bice kugira ngo bateranye abaturage na FARDC ndetse na Wazalendo. Ubwo nta bandi babishinjwa na matsinda ya Twirwaneho ndetse na 23. Ariko kandi nanone ngo abarimo Twirwaneho ndetse Red Tabara FNL yanze ababema umutwe wa 23 bivuga ko washyikiwe n'u Rwanda ngo kuwa gatandatu aho bita Kipupu ku munsi w'ejo hafi y'agace bita Itombwe ndetse na Mwenga. Mu by'ukuri uduce twari tumaze iminsi tugaragaramo izi nyeshyamba ngo bitandukanye n'amakuru y'inyuma yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. FARDC na Wazalendo bongeye gukumira ndetse no kugarura no kwerekana isura yuko utu duce mu by'ukuri turi mu biganza ndetse n'amaboko yabo, kandi ibyo bikwiye gutandukanwa n'ikinyoma. Ibi bikaba byavuzwe rero mu by'ukuri n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC.
kugeza kuri uyu munsi cyangwa se muri ibi bihe turimo, murabizi nta yindi nkuru ihari iteye ubwoba kuri iyi si cyangwa se iri trend. Inkuru ya mbere ni inkuru igaruka ku Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Amerika ku masezerano aherutse gusinywa i Washington DC. Amasezerano yagarukaga cyangwa se yavugaga ku bijyanye n'ibi bibazo rero byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati rero biracyari ikibazo cyangwa se biracyari ingorabahizi. Sekreteri Marco Rubio yatangaje amagambo akomeye cyane. Uyu mugabo ati intambara ya 23, ati ibikorwa by'u Rwanda burasirazuba bwa Kongo biri kwica amasezerano ya Washington yasinywe na Perezida Trump, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirafata ingamba zo kwemeza ko ibyo basezeranyije abakuru b'ibihugu bigomba kubahirizwa. Kama mbaya mw'abantu mwe ahangaha tugeze noneho ni handi bavuga ati umwana arira nyina niyumve. Ikintu cya mbere ugomba kwibaza, ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziremera igisebo cyo kuba basinyisha amasezerano ndetse bigizwemo uruhare n'umukuru w'igihugu, hanyuma aya masezerano agakubita igihwere wigizemo uruhare, cyangwa se nk'uko biri kuvugwa igihugu nk'u Rwanda aricyo kiyahagaritse, cyangwa se hari ikindi tugomba kwitega Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kuba zakora? Ese nanone dukoresheje ukuri ibi biraganahe? Narababwiye nti ahangaha iyo bigeza kuri iyi ngingo cyangwa se ku ngingo nk'izi ngizi tuba dukeneye ibitekerezo byanyu. Biba ari ngombwa ko duhuza ibitekerezo hanyuma tukareba mu by'ukuri aho bigana, tukareba ibisobanuro ndetse n'igishobora kuba cyavamo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zivuze ko ngo u Rwanda ruri kwica amasezerano yagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umukuru w'igihugu cyabo Donald Trump, ndetse baravuga bati mu bushobozi dufite turakora igishoboka cyose kugira ngo ibyo twasezeranyije isi yose byo guhagarika imirwano ndetse no kugarura amahoro bibashe kuba byagirwaho. Ngira ngo murabyiyumviye kabisa. Uwo bita Cardinal Frodrin Ombongo, uyu mugabo mwagiye mwumva rwose, ahagarariye Kiliziya Gatolika hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni umwe mu bagiye batanga ibitekerezo byabo, ni umwe mu bagiye bavuga amagambo agiye atandukanye ku bijyanye n'iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'umwe mu bakurikirwa ndetse n'abarebererwa na rubanda nyamwinshi. Bifatwa nk'aho public speeches cyangwa se ibyo avuga bishobora kuba byagira ingaruka zikomeye cyane nanone kuri rubanda. Yagize ati igitero cya 23 muri Kivu y'Amajyepfo gikomeje kuba birateza ubwicanyi kwiyongera, atari ko Kiliziya Gatolika ntabwo ishobora guceceka cyangwa ngo ireberere ibi bintu. Ibi ni byavuzwe na Frodrin Ombongo, aho agaragaza ko Kiliziya Gatolika yiteguye kugaragaza ubufatanye n'abaturage b'abasivile mu gushaka inyungu zabo ndetse no mu kugerageza kuba habaho umutekano, by'umwihariko ubwo ni mu bice nyine bagenzura. Uyu ni Cardinal Frodrin Ombongo. Ati kugeza uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse kwakira inteko rusange ya 15 y'ishyirahamwe ry'inama y'abepiskopi bo muri Afurika yo hagati ECAS. Iyi nama ikaba yarateranye kuva tariki 10 ikaba igomba kurangira uyu munsi wa none tariki 14 Ukuboza. Inama yari irimo ihuza abepiskopi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abo Burundi ndetse n'abo Rwanda. Ni inama ibanze ku nsanganyamatsiko igira iti kubaka amahoro no gutanga ubufasha mu kugabanya ibikorwa by'ihohoterwa. Iyi nama yatumye Kardinali akaba na Musenyeri mukuru wa Kinshasa Frodrin Ombongo agaragaza ubufatanye n'impuhwe afitiye abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane abo mu mijyi irimo Uvira. Kuri ubu igice cya mbere cyugarijwe n'intambara, ubugizi bwa nabi, iryo honyorwa ryose ry'ikiremwa muntu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu Cardinal Frodrin Ombongo yongeye kugaragaza impuhwe ndetse n'ikigongwe kuri aba baturage bo muri uyu mujyi wa Uvira. Ubu ngubu bivuga ko urimo inyeshyamba za 23. Ati nk'uko mubizi twakoze iyi nteko nshingaamategeko ya 15 mu gihe cy'ihohoterwa rikomeje kwiyongera cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira vuba habayemo impfu nyinshi cyane, byongera ikibazo cy'ubutabazi ku kiremwa muntu. Abaturage benshi ntabwo bashobora guhunga kubera kubura mikoro ndetse n'imipaka yafunzwe. Ibi byateje ubwigunge ndetse n'impungenge
ku baturage bari guhohoterwa, aho ihohoterwa rikomeje kwiyongera. Ariko Kiliziya Gatolika ntishobora guceceka cyangwa ngo ireke ibi biba. Igikorwa cya mbere twakoze nk'abepiskopi ndetse n'abapasiteri nuko twasabye inama y'ubufasha ku karere kacu kuri iri hohoterwa, ndetse ikindi kigomba kuba ni uguhumuriza imiryango babuza babo. Ibi rero akaba ari ibyatangajwe mu magambo ye, mu byo yavuze, uwo bita Cardinal Frodeline Ombongo. Ni muri misa yabereye muri Cathedrale ya Notre Dame du Congo. Niho iyi misa rwose yavugiyemo aya magambo yateraniye cyangwa se yabereye. Yarimo abepiskopi ndetse n'abapasiteri baturutse mu Rwanda, ndetse ubwo n'abapasiteri n'abapadiri baturutse mu Rwanda ndetse no mu Burundi, nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bikora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'uko byari biteganyijwe mu bagomba kwitabira iyi nama. Mu butumwa bwe, Cardinal Frodeline Ombongo, umwepiskopi mukuru wa Kinshasa, yavuze ko mu by'ukuri iri shyirahamwe ry'abepiskopi muri Afurika yo hagati rikwiye kugira umumaro, ridakwiye kureberera cyangwa se ngo ribe aho ngaho gusa. Nk'uko Ombongo abivuga, ati ibiganiro bigomba kubaho kuko bitanga umwanya wo kongera gusuzuma ibibazo hagati y'ibihugu bitatu, tugashaka ibikorwa byazana amahoro, ndetse tukanashyiraho gahunda y'imyaka 3 yo kugarura amahoro binyuze mu bushumba. Muri kumva icyo kintu nuvuga ngo Kiliziya Gatolika binyuze mu mirimo ikora, mu nshingano ifite, mu byo ishobora gutanga ndetse n'ibyo yabasha gutanga, bavuze ko bihaye urugendo rw'imyaka 3 hagati y'aba episkopi bo mu karere ko hagati. Mu rugendo rw'imyaka 3 bakaba biteguye gukora ibishoboka byose aka karere kakongera kugira amahoro. Akomeza agira ati mu by'ukuri iri shyirahamwe kuva ryashingwa ndetse n'amahuriro y'abepiskopi muri Afurika yo hagati, twihatiye kuba mu by'ukuri twagira icyo dufasha aka karere, ndetse ibi bigakorwa mu buvandimwe n'ubwumvikane. Ariko mu myaka yashize twabaye umusemburo w'ibiganiro muri aka karere k'ibiyaga bigari, ndetse aka karere karangwamo ibikomere byinshi. Ariko mu gihe inama yenda gusozwa, ibiganiro byacu byagarutse ku bibazo by'ubushumba. Nyine yavugaga ko iyi nama yatangiye ku itariki 10 iraza gusoza nyine tariki 14. Ati mu gihe inama yenda gusoza, uruhare rwacu uko turi batatu, nuvuga ibihugu bitatu yavugaga, rugomba kugaragara mu gushyigikira ibikorwa by'amahoro kandi no gushyiraho gahunda y'imyaka 3 yo kwita ku mahoro binyuze mu bushumba. Ndetse kandi ntabwo nagenda navuze ko ibikorwa bigomba kuba byatangira. Ati kandi ibikorwa bigomba kwibanda cyane cyane ku batishoboye, dushyiraho uburyo bwo gushyigikira ndetse no gufasha abahohotewe mu buryo bwose. Nibyo nanone Cardinal Frodeline Ombongo yongeye gutangaza. Iyi nama y'abepiskopi ibaye mu gihe umujyi nka Uvira kugeza kuri ubu ngubu ufatwa nk'igice cyakomwe nyuma y'uko umutekano utifashe neza, aho ubuyobozi bw'intara ndetse na guverinoma muri Kivu y'Amajyepfo bemeza ko iki gice kiri kugaragaramo akajagari k'imirwano ituruka ku kuba inyeshyamba z'umutwe wa 23 zikomeje kugenzura bimwe mu bice byo muri Uvira, nyuma yo kuhagaba ibitero bikomeza gushimangira imbaraga ndetse n'ubuyobozi muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ariko kandi nanone Kivu y'Amajyepfo, ibi bice bya Uvira ntago nuvuga ngo FARDC, ubuyobozi nanone bw'intara ndetse n'abaturage baracyahagaragara mu bice bimwe na bimwe. Uhagarariye inyeshyamba za 23 mu by'ukuri aherutse kuvuga ko ngo bashaka gutera imbere bagafata igice kinini kugeza Katanga, ngo nibaramuka bageze Katanga bizaba nk'ibumbatiro ry'ibyo batekereje. Imiterere y'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri ije mu gihe yahindutse, cyangwa se iyi miterere ihari yahindutse mu gihe amasezerano ya Washington yari masinwa hagati ya Kinshasa na Kigali ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo aya masezerano yari agamije kwemeza ndetse no gushishikariza guhagarika imirwano, hifuzwaga ko abunzi ndetse n'abafatanyabikorwa benshi bari ku ruhande rwa Kongo n'u Rwanda bagira uruhare rusesuye muri ibi bikorwa. Ariko ibintu byarushijeho kuba bibi ubwo amasezerano yasinwaga nyuma yo gutekereza ko ibintu bigiye guhagarara. Ubu ibirego nibyo biri gushyirwa imbere hagati y'ibihugu byombi ku bijyanye n'ingaruka z'umutekano uri kugenda urushaho kuba mubi muri iki gihe. Ni nyuma yo kwigarurira Bukavu mu kwezi kwa Gashyantare cyangwa se mu kwezi kwa 2025, guverinoma ya Kinshasa yashyizeho Uvira nk'icyicaro cy'agateganyo cy'inzego n'uturere tukiri munsi y'ubuyobozi bwa leta mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
none naho umutwe w'inyeshyamba ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bivugwa n'ubutegetsi bwa Kongo ubu ngo bamaze kuba bahagera nk'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi abivuga ngo ibi byatumye Washington amasezerano yahafatwa nk'asuzuguye nyuma y'iminsi mike bayasinye ngo ayo masezerano yagamije kuzana amahoro mu karere k'ibiyaga bigari bityo birakwiye ko hatabamo kujenjeka ndetse no gupfundikira iki kibazo. Ati rero hakwiye ingufu, hakwiye ubushobozi ndetse n'izindi mbaraga zose zigomba gutanga umusaruro kuri iki kibazo kiri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo cyongeye guhagurutsa benshi.